imaze kurema umuntu yari mwiza, imbere n'inyuma nta nenge yamurangwagaho, kuko yararemwe mu ishusho y'Imana ihoraho. Ariko icyaha kimutandukanya n'umuremyi we, kubw'urukundo Imana ikunda umuntu ntiyamuretse habonetse igitambo, kuko yaramaze gukora ibyatuma apfa burundu. Yesu inshuti nziza yemera kumupfira, kubw'urukundo Imana ikunda umuntu ntiyamuretse habonetse igitambo, kuko yaramaze gukora ibyatuma apfa burundu. Yesu inshuti nziza yemera kumupfira. Rero ubw'igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa. Kubw'urukundo Imana ikunda umuntu ntiyamuretse habonetse igitambo, kuko yaramaze gukora ibyatuma apfa burundu. Yesu inshuti nziza yemera kumupfira, kubw'urukundo Imana ikunda umuntu ntiyamuretse habonetse igitambo, kuko yaramaze gukora ibyatuma apfa burundu. Yesu inshuti nziza yemera kumupfira. Yesu yaretse ubwiza bwo mu ijuru aza mu isi, apfa urupfu rubi njye nawe twagombaga gupfa, kugira ngo atumwe n'Imana umubyeyi wacu. None reka tumwizere tuzabane nawe, kubw'urukundo Imana ikunda umuntu ntiyamuretse habonetse igitambo, kuko yaramaze gukora ibyatuma apfa burundu. Yesu inshuti nziza yemera kumupfira, kubw'urukundo Imana ikunda umuntu ntiyamuretse habonetse igitambo, kuko yaramaze gukora ibyatuma apfa burundu. Yesu inshuti nziza yemera kumupfira, kubw'urukundo Imana ikunda umuntu ntiyamuretse habonetse igitambo, kuko yaramaze gukora ibyatuma apfa burundu. Yesu inshuti nziza yemera kudupfira.